Ndabasuhuje mwese ikaze kuri Kigali Media. Abazunguzayi cyangwa abantu bakora ubucuruzi butemewe bakomeje kugaragara hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ndetse hari n'ubwo bagaragara bahanganye n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Kigali. Aba bantu kubera amikoro make yabo batemberana ibicuruzwa byabo mu mihanda, muri za gare cyangwa se ahandi hantu nyabagendwa bashakisha ababagurira, bityo bigatuma hari ubwo bahangana n'abashinzwe umutekano ku rwego rw'akarere nka DASSO cyangwa irondo ry'umwuga. Mu cyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho agaragaza imodoka yari irimo abanyerondo bamaze gufata umugore wakoraga ubucuruzi butemewe buzwi nk'ubuzunguzayi mu gace ka Nyabugogo baterwa amabuye. Amakuru avuga ko uku guterwa amabuye kw'iyi modoka kwatewe n'uburyo abanyerondo na DASSO bafashemo uriya mugore bidakurikije amategeko. Amashusho yakuruye impaka ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bashinja abanyerondo na DASSO imyitwarire mibi mu guta muri yombi umuzunguzayi, ariko abandi bagasanga aba batera amabuye nabo batari bakwiye kugaragaza iyi myitwarire. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yavuze ko abasagariye imodoka y'abashinzwe umutekano bakayitera amabuye bakoze ibikorwa bitemewe. Yagize ati ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burongera kwibutsa abantu bose ko bitemewe gusagarira abashinzwe umutekano abo ari bo bose igihe bari mu kazi kabo. Akomeza agira ati umujyi wa Kigali urakurikirana uko uriya ukora ubucuruzi butemewe yafashwemwo, ahabayemwo amakosa hakosorwe, abakwiriye guhanwa babihanirwe. Kugeza ubu umujyi wa Kigali uvuga ko abantu 5 muri bariya bagaragaye batera imodoka amabuye bafashwe. Abo ngo nibo bari bayoboye abandi. Nubwo Emma Claudine Nirenganya avuga ko abakoze amakosa bazabibazwa, umujyi wa Kigali uracyashimangira ko utazihanganira abakora ubucuruzi butemewe buzwi nk'ubuzunguzayi. Kuva mu mwaka wa 2015 umujyi wa Kigali wakoze ibikorwa bitandukanye birimo kubakira amasoko aba bakora ubucuruzi butemewe, aho bamwe na bamwe bagiye bahabwa ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'imishinga ndetse bakanakurirwaho imisoro. Gusa kuva icyo gihe hari bamwe mu bazunguzayi bari baragiye gukorera muri ayo masoko bafashe icyemezo cyo kuyavamo, bavuga ko batabona abaguzi nk'uko iyo batembereje ibicuruzwa byabo bigenda. Umujyi wa Kigali uvuga ko ubucuruzi bw'akajagari ngo buteza ibibazo bitandukanye birimo kuba ibicuruzwa biba bifite umwanda, ubuziranenge butemewe n'umutekano w'abakora ubucuruzi, yaba ku buzima bwabo n'ubwaho bakorera, kuko akenshi iyo bagize icyo baba bigira ingaruka ku miryango yabo. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martin, ubwo mu mwaka wa 2024 yatahaga isoko ryubakiwe abazunguzayi, yashimangiye ko kububakira amasoko ari byo bizafasha gukemura iki kibazo cy'ubucuruzi bw'akajagari butemewe buzwi nk'ubuzunguzayi mu buryo burambye. Yagize ati mwicare hamwe mutuze, mujye mu makoperative, mu mashyirahamwe, dukora amatsinda, duhugurwe mu buryo bwo kwiteza imbere no gukora imishinga mitoya. Ibyo bizakorwa muri hamwe, ntabwo bizakorwa umuntu yirukanse. Uzata ikibanza akagenda tuzamusimbuza ugikeneye. Gusa bamwe mu bazunguzayi bavuga ko hari ubwo abakorera mu masoko byitwa ko bubakiwe atari abazunguzayi ahubwo ari abandi banafite amikoro. Umwe yigeze gutangaza ati nta kintu kijya kimbabaza nk'iyo ngeze muri ariya masoko bavuga ko ari ay'abazunguzayi, kubera uburyo mba mbona abantu bayacururizamo hafi ya bose batarigeze bakorera mu muhanda. Ubu koko niyo waba umeze ute wayoberwa abantu mwahoraga muhungana inzego z'umutekano. Uwitwa Uwingeneye Claudine we avuga ko mu bantu bakorera muri ariya masoko y'abahoze ari abazunguzayi bake cyane gusa ari bo baba barabaye abazunguzayi. Yagize ati ni muri abanyamakuru namwe muzazengurukemo mwirebere, muzasanga abakoreramo ari abantu bakize batigeze banazunguza na rimwe. Gusa ikibabaje nuko bayita ko ari ay'abazunguzayi, ugasanga twebwe abazunguzayi ari twe tudahabwa ibibanza. Abakorera mu masoko bubakiwe bafashwa kwishyurirwa aho bakorera mu gihe cy'umwaka, kandi bagahabwa igishoro binyuze mu nguzanyo bahabwa yishyurwa ku nyungu ya 2% ku mwaka. Gusa henshi mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, cyane cyane ahazwi nka Nyabugogo, haracyagaragara benshi bakora ubu bucuruzi. Bisaba umujyi wa Kigali gufata izindi ngamba kugira ngo habe umurongo uhamye ubu bucuruzi bavuga ko butemewe bube bwaranduka burundu.